aho ntabwo nzi ko bari no bunyengurwe Komada niko wowe ukubura ngo iki urajya he agira nigendera ariko Komada urashaka iki akwagireka kuvugira hejuru ko ndeka kuvugira hejuru reka kuvugira ariko akasakandarira hano ni iwacu ni iwanjye ni mu baturanyi banjye wowe urashaka icyanga okay ndashaka umuntu wo mu gipangu ngewe ndashaka umuntu wo mu gipangu wamize agasabune wanyweye ntabwo uri kubona ko naniwe urananiwe hasi wundi abenshi bazanga ko mbamana bafite imbaraga wowe ukabuje umeze gutyo uje kutugwaho nta mirambo dukeneye muri uru rugo urashaka kudupfana oya ntabwo wagireka ko ibyaducanze ari byinshi byagucanze ni byinshi buretse nkubaze aha koza ugakomanga gutya ni ibintu byari kukunanira ni ngombwa uje ukomanze nkagira ngo uje kurukuraho uramena umutwe ubundi nakoroheye uri uramena umutwe yegora ugerayo ariko nje ugiye he ngagenda umbwirire basi umuntu bita Cenko aze mu bwenge we mu nsongo abanga hano haba umuntu witwa gutya none njyewe ndabizi neza ko ari habo reka mbaze nkubwira amazina y'abantu buretse reka mbaze nkubwira amazina y'abantu batanga hano haba docteur buretse se urabyaye wambwiriye Cenko kaza koko ubu saba ndabizi ko hano haba pasteur haba docteur haba fande urumva umuntu wanyu umuciritse bahanga ni wowe ni wowe CEO anyumvisha ubwo rero niba atari ngi ushaka iyo mayibo urimo uravuga ibahangaha gutya witwa ndese ngende mvuga ngo iki ngende ubwire Cenko basi mubwire ngo iki ngende mubwire ko hari umuntu uri kumushaka how many times would they tell you naba ngiye kubizira bwa gatanu ahubwo wowe uzi kuririmba se uzi kuririmba mbabarira nuko mbabarira basinda kwingenza ariko urananiwe disi hakuba babikoreraga iki kandi wabikoze wishimye uzi ko utazatwita impanga twita agakobwa ni agahungu so wangabanyije amagambo ubundi wowe wangabanyije amagambo okay none reka dukoreshe genda ubwire uwo muntu ubwiye cyangwa ureke guma aho ngaho dukoreshe ibimenyetso agakobwa mu buragi bagira gutya agakobwa agahungu bakagira gutya gutanye nako noneho iyo ari impanga zaba zimeze gutya dukoresha uburagi rero nagaki ubwo igisubizo ni icyo ngicyo cy'uwo muntu ushaka basi ugiye kumumbwira urama ngahe nagwa ngahe se bagura umuntu ngende kugura umuntu none se ngende kugura umuntu hanyuma ushobora guhamagara umuntu i Nyanza kubuntu cyangwa ukoresha amayinite shagenda ujye kumumbwirira cyangwa gura umwuka ngiye gukoresha rero ndagenda nanga itanga ngaho ndawugura ngaho genda angahe nyine igiceri cyese nd'ubugoro ko nabwo bwahenze sindi kubona usa nabwo sa n'ubugoro bw'abanyamerika cyangwa bw'abanyarwanda nshuro mwuka genda umubwire mbabarira okay shyira hano 500 mwereke ndaza kuyaguha kuri telefone ngaho genda genda ujye kumubwira nyabune kuri telefone ko nta telefone ngira okay niburi akazami kanyuma nkahita nkumva sibyo basi wakigira impuhwe nakazami koroshye nakazami n'umugore utwite yakora uri kumva akazami kanyuma nyine umva nakoroheye madam ndavuze uzi ko dufite imbwa hano kandi zanga abakobwa ziha uzigiye nazi hano wowe kandi uzigiye nose bagiye kuntera indana ntirirwa muri iki gipangu iki gipangu nicyo bagutereye inda terwa babye mu kanwa mva okay vaho karibu mabuja kandi cyo nudasohokana 4 basohokana 5 niko madam ubu ngo urashaka kwinjira gusa nese abazanga ko abagiye ukanga mbona ufite inda ubu koko ugiye gukurakuzwa buretse gato umva muko ugiye kuguma hano kandi kwinjira muri iki gipangu guma hano se nguma hano ni kuri condition nkeneye kwigendera nkajya kureba wonje kureba ariko ureba uzahari nzahari urahaza uranjyanayo nose kugenda ukabwira umuntu uyu n'uyu ari kugushaka n'ibintu birenze
ugiye ukaruhukira mu kazi k'imbwa watubwira shayi ibyo bireke umva nkubwire umva nibwo nakubwiye ngo kwinjira muri iki gipangu ni kondisiyo uri kumva kugenda utavuga utigana imbwa zacu kandi udasaba ibiryo wabyumvise none se uragira ngo ngende nigana imbwa ushobora guhinguka kubera ujwi rubi imbwa ikagira ngo ni ingenzi yayo icitse igipangu ushatse kuvuga ko ngiyeho umukobwa umeze gutya ngira ijwi riri sinshatse kubivuga ahubwo ni kumvuze ni kuvuze ugenda uvuga nk'umuntu noneho reka nkubwize sinakoroheye iki gipangu umenye ko nyiracyo ari we wanteye inda urabizi neza se cyane rwose kandi niwe nje kureba wayi umukobwa wa munani ubimbwiye kandi bikarangira bose habuze umugabo wamuteye ibyo ntabwo bindeba ngewe ariko ibyo ntabwo bindeba gahunda ni ukugenda cyane rwose nkeneye kujya kumureba tukagira ibyo tuganiraho njye nawe uzi kuri seriye nose uri kubona ndi seriyeze ntabwo ndi seriye siko umuntu yakoroheye waje uriye ibyo se birakureba ikibazo kamwe mbaza vuba genda umubaze ngo umuntu wateye inda yitwa noneho ikindi kandi ngiye kukumenyesha bwa nyuma urongera kunyikururishwa mbyeyi turaza kubipfa ubwo nawe umaye kondisiyo yego mu gipangu cyacu cyanyu we nani sinakubwiye ngo hano haba inzu hariya hari inzu ubu ngubu waguteye inda atuye hano hatatu izi zose ni izandi yakubwiye ko arize ariko nona kumiyo kinga n'ubwanga ntiwongere kunkorora utansembura sibyo ngo ngwiki kanongere mpindukire urongera kunkorora singwaye gasopa niburi zamu niburi igiki ntago mbizi ariko amaranka yanjye utayamanura utambona numwe ukagira ngo mpora nkubura uyu ni umunsi wanjye wo gukubura ahubwo uzakubura ku wa mbere kubuza bagukubura cyangwa banagukuburisha mu kimwe nta nubwo mbizi umva igihe kampere wajya ugahamagara ibyo uhamagara umva gumahanga ndaje ngushakira umuntu ukeneye sibyo ikibazo ngaho genda mubwire ko ari inde mubwire ko ari ijoro Cenko aha boss wasohotse ko mbizi kurimo wasohotse wagiye wita ubu ngubu banteye icyuma wanze gusohoka ubu nabanzize kuva ryari sizigaye komanga ku rugi rwanjye assalamu alaykum wa alaykum atureba sinzigaye muri mideni ngo ndi kwishyura ibyo ngibyo nabyo mbimenye ntabwo ari ideni ariko riraruta ideni subirayo rero numara gukomanga neza umbira icyo nashaka oya umva nyine birakomeye ntabwo ari njye wagushakaga nukuvuga ngo hariya hari agize gutya akitsamura hadasohotse umwana hasohoka umuzi cyangwa umuzihada nuko icyo ushaka mwana ugende bigere hariya hari umuntu ugushaka kandi yambwiye uti ntabwo nateye indi ntambwe isohoka ntarabona umuntu wanteye inda namubwiye narabikubwiye ikintu cyitwa gusengesha niyo ari ibyo usengeshamo kutusengesha umuntu sito barekuroza usigaye umwe ibitabo usigaye umwe ibiki nigeze nguhereza akazi njye ko kuza kurangana usigaye ntwengera ntabwo nigeze nguhereza akazi se ko kubwira abantu ko nsigaye mpari gukaza no kundeba kandi yambwiye ngo arahazi ngo n'inzara yindusha ngo ntabwo kuki atiyizeye gukomangana ukaza widumbukiza kandi umukobwa yambwiye ngo yananze kuyigaramamo ntabwo nari mpari ariko niko yambwiye okay ku mahoro meza bravo genda umubwire ko ntahari si ibintu byoroshye kandi namaze genda umubwire ko mbuze maniga genda umubwire ko mbuze ntahari uwo n'undi arahamagara none se ubwo telefone yanjye yireke mwana mubwire ko udahari genda umubwire ko ntahari ntabwo ndi muri iyi nzu ntabwo nzi ibintu usigaye unywa mwana ntabwo buri muntu wese mva muko arambwiye ngo mubwire ko udahari sitomva mubwire ntabwo buri muntu wese ukubwiye ko nshaka ugomba kuza kumwereka ku muryango kuza kunkomangira uko ngo kowe none se jori ntabwo umuzi ntawe nzi genda uvugane nawe njye unyihorera genda uvugane nawe njye unyihorera mwese mubwire ngo iki ngo ni umuntu umeze utari kubundi garukana ngo ni umuntu umeze ni umukobwa w'inzobe atari nyinshi
imisatsi niba yimara nyine uko umwana mutera umugeri nawe apfura umusatsi amutera umugeri apfura umusatsi amutera umugeri umve ngo umusatsi asigaranye ni muke mwana ni umuntu umeze ute ni umuntu utwite akoze ni umugore utwite ngaho rero ugenda umubwire ko ntahari umubwire niba ashaka gufunguza umubwire ko hano tudafungurira abantu bashonje ibyo niri kukubwira uko byumva arafunguza ambwira ko nyiri igipangu ari we wamuteye inda urumva biba nyiri igipangu ni njye ariko uragikodesha ndagikodesha ko sindi genda ushaka nyiri igipangu umubwire ko yateye inda njyewe hano simpare ariko wagiye reka kundusha ubwenge none se abakobwa binjira aha ngaha tuvuge ko baba bagiye kureba randirodi cyane we baba baje gusura akubwiye ko aje kureba nde ambwiye ko aje kureba umuntu wamuteye nyiri igipangu kandi nyiri igipangu ntabwo ari njyewe stop njye gukinga hano kintu umubwire uwo muntu ko ntahari ajye gushaka nyiri inzu ngo uriya ku gipangu aho atuye ubundi njye nawe turangizanye njye nakubwiye ngo ari hariya hepfo ariko arategereje tugende gusa mani bibu bwa mbere n'ubwa nyuma none se ntabwo mba nkeneye kunyinjira muri gahunda zanjye nta kibazo ntabwo mba mbikeneye umuntu uzaza nsanga niba atazi aho ntuye bisobanuye ko atanzi kandi nanjye nakubwiye ntaho mba mpuriye nawe umuntu ujya yaranshaka akanshakira kuri gare dore nguyu rwose n'uyu nguyu uyu nguyu usa n'uwo Babe. kandi si ni bya bindi mbona nkubwira nise urabona uyu muntu wanzaniye ngiye muzehe basi wamube kirahariye sebe niba unkoze nanone ntabwo uri kubona ko ngutwitiye bose ubundi aba bantu bunzanira ni abahe rwose kuri murandinganya sebe ntabwo nzi hagarara hariya sebe ntabwo nzi wahagaze hano so wabwiye umukobwa wawe wazajya wahagaze hano nazanye sebe ntabwo nzi uno mukobwa ntawe nzi ni kandi bya bindi nakubwiraga turakora wowe twajyamanye inshuro zirenga zingahe ntabwo nzi uryamana nande wowe uryamana njye n'abakobwa bameze nkawe wagiye gushaka abasore b'i Kigali baguteye njye ndyamana wari wabona umukobwa nk'uyu nguyu yinjira mu gipangu barambwira ngo akumva kurimbwe wabyumva bari ariko umwana ntabwo ari wowe umukobwa nakomeza kuntuka ndamuhonda urakubita umuntu utwite amategeko ameze gutya ku murongo umubyeyi utwite ubwise abantu babiri reka twumvikane ikintu kimwe mbabarira usohoke muri iki gipangu sinjye wakwinjizamo umva wakwinjizamo ujya gushaka abantu baguteye Stone vana uwo mukobwa vana gira vuba Stone uyu muntu niwe ndabara kabiri uyu mukobwa atarandekura bose ndakwinginze weya ntabwo nshaka kubyumva uyu mukobwa sohoka hano ariko se mufate neza ariko ukabyara umva uyu nguyu ni umunyabihugu sora uwo mukobwa ahangaha uyu ni wambwiraga ngo unsoye mu nzu ngo nje kureba izigegera nk'izi ngizi nje kureba abakobwa batabazi n'abantu babateye indaho niwe wanteye inda ntabwo nzi se wa muhungu wagiye ureka kuba inyamaswa kwe ubu uragenda akaba intare y'ijamba pe atuye mu bantu ubu umuntu aratwite urimo urajugunya nk'ujugunya amakara ubivuyemo wavuga iki Stone iyo utaza gukingura kino gipangu winjiza inyegera nk'izi ngizi nari kuba nibereye mu byo ndimo mu nzu nawe uri mu byo urimo uyu nawe yagiye gushaka abandi bantu ajya kubeshya ngo bamuteye aka kanya mbaye ingegera aka kanya ahubwo ni wowe amaruza uza nitwaga baby kunirwaga mbwira ngo arankunda ngo tuzabana none aka kanya aranyiha aho gukunda nawe twahuriye ariko uyu nguyu njye nawe twahuriye njyewe nawe twahuriye he ntabwo turaryamana na rimwe aha hantu ninde wakuyoboye ese ko utari gusubiza ntabwo muraryamana na rimwe noneho umuntu wakunyoboyeho mubwire ko wahabuze sobe wambabariye koko uri kubona koko i Kigali ko nta muntu nzi nzerekeza he kuko wambabariye ukamfasha wamugiriye impuhwe kwe si wambabariye bose niba utangiriye impuhwe zigirira umwana wawe ni njyewe waremewe gufasha indushyi zose z'i Kigali mwana none se uracyabihamya ko atari wamuteye inda kwe iki gikobwa ngenda kizi ariko se wa mukobwa ntabwo ubona ko yarakaye ngenda kizi sora uyu mukobwa muri iki gipangu stop muko ntabwo ubona ko yarakaye urimo uramwegera urabona ko ufite inyuma wajyaga kugaramira abasore bose ku buryo utamenya n'umuntu waguteye inda gwe bene wabwira gutyo ngo nagaramiye abasore bose koko nubizi neza ko ari we wa mbere twahuye wambabariye ariko mukomenya utumva ibyo ukora ntunkoreho umuntu ari kukwiyama ukamwegera ariko se ubundi bajya kugutera iyo ukira mu bwenge nta mukobwa ugisama byoroshye
arabanza akamenyesha niba bazarira umwana ngazamfasha urumva wowe ubu nibwo bufasha nyine yakubwiraga abantu n'uwo binjiza mu gipangu abari nawo bose kandi mbari ariko se njye ubatera n'inda nanone ubyibuke ako mwagiye basi mwagiye mugirimo mwasore urashaka ko nkugirira impuhwe zimeze ndakwinginze basi tubana umfashiriza umwana urashaka ko nkugirira impuhwe zimeze gute nshaka kumfasha ukamfashiriza umwana umufasha ibiki nese so wawe buri kimwe cyose wasaze ariko wasaze barakuroze wasaze wararozwe wowe nese kutambwiraga ko bandoze basi tukiryamana ngo menye ngo ndanayikura mureba hanigeze ntabwo njya ndyamana n'abakobwa bibikara sinjya ndyamana n'abakobwa basa nawe sinjya ndyamana n'abakobwa bateye nkawe so please stone ndetse sinakoroheye ntabwo nakoroheye ntabwo ndi buve hano ntabwo mwana uramufasha genda wamagare ziriya mbwa imbwa ze zirantwara ikizaramenyereye n'ubundi nazaga hano buri munsi nazaga hano buri munsi ngaho zihamagare oya wigenda umva nkubwire ikindi kandi none nakoroheye ndazanamo na ribu kugira ngo ubyumve uri kumva ariho hantu hafi wagarukiye cyane rwose none ko nakomeye ngakumva amategeko nazamo rero biraza urumva ushaka kujya mu mategeko cyane rwose niba ushaka kujya mu ngaho sohoka hano ugende mu mategeko genda ujye mu mategeko ayo mategeko aza kurenganura siporo sinjya kubona umuntu winjije hano ngo ajye kumushaka njyewe siko bimeze niko bimeze uraneza abantu bose ngo ugende ngo baje kumushaka genda ushaka ubwo buyobozi buza aho uzandega nzitaba ntihagire umuntu wongera kwinjira hariya wagiye muko ntabwo ngenda njyewe watuvire ku gipangu ndahamagara imbwa nshaka kuzahamagara n'ubundi naciye maze ku isi mu